Birongeye ko namubona kuri WhatsApp uyu munsi byagenze bite man? Ndahari. Ubundi abigenzane kuko. Sheri wagiye ko kuri WhatsApp udahari koko. Sedia! Oui! Vite Sari. Ya kunchura. Shanda kubona uri ku cyangwe amakuru Cyangwa mani. sigaye warakeye wagira ngo wisiga amavuta abandi batisiga ase wisigisha Na ayahe wa mukobwa we ko nayo. none kuri iyi minsi uri ku kiko mbona wakeye cyane Ntacyo urebye nyine. Ni iminsi nyine niko bimeze. Ese nubona ko izuba ryavuye. nese senti amakuru ya sheri wawe Shaka kuri nimeze n'ejo bundi twarahuye. mwahuriye heza Twahuye muri hoteli nyine. muri hoteli Ni ukuri. Byawe simbizi. Ntabwo bizi se gute ko nta kibazo ko twahuye twarariye twaranyoye ibintu byari Mwaranaryamye? byari umuriro. noneho mwarahashometse Wowe izi voka zanjye ko zera ndaza gusarura muri iyi minsi kabisa ndabona harimo voka zandi zitanga urubyaro. Izo voka ni nziza kabisa hariya mu kiriya cyo pe wagira ngo kirahaka aya matafari ndabona amaze gusaza kabisa nuko uzagura andi ndabona byatangiye kumera nk'ibyondo neza gusa imifuka ine ntizahakorana igipangu cyose zakivugurura bazakoresha nk'ijana gusa. Sentije urimo kujya naho ujya n'ibyujundu ntacyo pe cyangwa ni amaswari ujya wiga uyu ntacyo ntabyo ariko ubundi uyu mwana afite ikihe kibazo? Abana b'iyi minsi ikibazo baba bafite ariko iyo bafite ikibazo kidasanzwe kenshi gasohoka asanzwe ariko ndaza kubiganiriza nyina mubaze ikibazo umwana afite. Mama Cynthia! Abagore b'iki gihe ba Mama Cynthia! nagiye hano mu gikari bitabye abashaka ni byiza amakuru yawe ni meza Mama Cynthia agiye ngiye mu gikari none se Cynthia mutwaye iki ko muri yasohotse yiruka senta twari turimo tuganira mbona ari haze nk'ushaka guhagisha baro umuntu ngo nasohotse sinzi icyo abantu ko numva ushobora kuba ufite ikibazo gikomeye gusa ni ukumuganiriza pe kanze ndaje mbibaze mama we buriya babiziranye Mama Cynthia karanga mugabo mwiza no yewe nari ndi mu gikoni uzanagwa ngwino hano hari ibyo nshaka kutuganira Dabo. Niko madame. Umukobwa afite icyo ikibazo afite nakubizi Uretse ko mbonye asohotse yifashe ku munwa nk'umuntu ujunditse igisasu. Byamugendekeye bite? umva papa sente wagira ngo ahubwo ajunditse baro kuko arihaze neza nyagagiye guhagisha baro umuntu Yesu! Uranyumvira? ewe ngewe ibyo ndumva ari bishya mu matwi yanjye. Genda umuganirize wumve ikibazo afite rwose. Kuko ibi bintu ndabona bidasobanutse. Madame, umugore wanze gutaha nsange wamubajije ikibazo afite. Kandi nanone ibintu byawe byo gukora uteka amajumba ya buri munsi birandambiye. Uyu munsi nashaka ngo uteke impunu. Niko mu Ruganda bayita. Ubwo ndimo kukubwira akabenzi. Nta akabenzi ndimo kukubwira. ndabigukorera Ngo arepfo duturanye n'abayisilamu. Nsange wagaswitse. Okay, sabwo mbaye ngiye. Ariko ikibazo cya mukobwa wawe cyo cyiteho. ndabikora ariko se Sari mu by'ukuri ni cyo kibazo seti afite nanjye ikibazo cye sinkizi kuko twari twicaranye turaganira uzi ibintu yambwiye simbivuge rako sente yambwiye ngo ni ibanga nako yambwiye nyine ngo ni ibiryo mwamuhaye byamuteye inzoka ibiryo mufitanye ibanga mama sente nta banga rihari pe ntabwo ariko se niba umukobwa we yaragiye gukina agasamabaro ntuzabimbaze ibyo ni ibyo rw'agasamabaro
uneye ubwoba mukobwa we. Ibyo ntuzabimbaza ko akanaye ndabona bwije. Genda ariko ngomba kumubaza icyo yabaye. none ko mama aranyica we, mama aranyica. Ariko se sete ya mwana wanjye ikihe kibazo umbwije ukuri? Mama nta kibazo mfite. Wambwije kuri wa mukobwa Mbwira uko byagenze. Ku cyumweru nagiye guhura na wa muhungu sheri wanjye, sinzi ntabwo muzi ariko ndamufite. Ndangije ndatwite. Sete uratwite? Ariko utabwira ko batanyica. Ahubwo reka aze mpite mbimubwira. Mama ubu ntari bunyice kuko papa akunze ko ari umugome. Genda umwashaje isoni. Ahubwo atinze kugera hano ngo mpite mbimubwira. No. Ariko mama nawe ni injaju. Ariko ubu ndabivuge nabivuga baranyica. Niko madamu. Kono mfata n'ipfuni itarimo guhumbura ngo wahitetse cyangwa yapfu. Madamu. Mama Santi. Umugore nawe rero yagize numva. What? Rukas, uzi ibintu byabaye? Ariko ibi ni ibikira abagore b'iminsi mwabayemo. Usigaye utegeka ukamvuga mu izina. Babarira mugabo mwiza. Impfuna yanjye yahiye. Aho twumva icyo nashakaga kukubwira. Ni iki? Umukobwa wawe aratwite. Arasamye. Aratwite. No. Ubwo gutwita ushatse kuvuga kumbwira ko yasamye. No be juju be that. Arayifite. Uyu mukobwa arambura none. Ntabwo ibintu byumvikana. Ntabwo ari wamushutse. Mushuka njye naramushyiraga mu mugozi nkamujyama. Buretse njye kumushaka. Buretse araza mbona. Uyu mukobwa arananiye ni mama. Ibi nankorera ni ibiki? Satia! No. Ko numva besatana ko marire. Ako sundi madamu. Mukobwa wawe ari. Dore iki cyoha cyawe. Fayo hano bwite wakoze. Wakoze ibi. Ibintu mama wambwiye ni ibiki? Akubwiye ngo iki? Arambye ngo baguteye inda gute? Nanjye ntabwo nzi uko byagenze nisanze nyifite. Ariko uzi ko nta bwenge abakobwa b'iminsi mufite. Ese nari kubigenza ariko ari ku musore yagiye. Wowe barifata bakagutera ugasama ukemera ugatwita. Iyo bagutera ugahereza pasije ko kari umenyereye gutwita. Uzi iki nsente? Karamo papa. Ushaka ngo nona uhita ugenda n'umuntu waguteye. No. Ntabwo nzongera kuba muri runo rugo muri uru. Ahubwo genda none ujye kumuzana genda. Abakobwa b'iminsi muramuzi. Urambonera? Kagenda kanyonga ubusa gusa ngo ni utubuto. Kandi mata. Ngo. Ushobora ntabwo turi twinshi gato ntabwo. Sheri urabizi papa ambwiye ngo singaruke mu rugo ntazanye umusore waneye. What? Gusa ubu ngubu mu bantu bose twaturi kumwe. Nese Sheri urabyibagiwe ibyo wankoreye wa muntu. Shabana. Ibyo ngibyo mu gihe ugiye kuragira. Mbabarira n'ukuri kw'Imana papa arambwiye ngo singaruke mu rugo ntazanye umusore waneye. Shabyo umutwe muyikura hehe? Tujyane batanyije. Genda jya kuragira inka Nyagatare kumaze tujyane batanyije. Akantu umunsi oya nawe. Nese subizi nyine sinzi ko wabikoze tujyane papa atanyije. Kikamanze mbabwira. Ariko no kuri kw'Imana pe. Umunsi umwe oya nako n'umunsi nta nubwo wigeze ugera. Umva isaha imwe. Agasubira isaha yaragezera umunota umwe. Ariko nawe ndakeka ko utageze. Ndari mu gushaka kumbwira ko ibyo ngibyo byahise biba. Nukuri kw'Imana ndatwite kandi ndamwite niyawe. Twe no kuri rwose mujye kuragira inka Nyagatare ruze kugira ngo banyice tujyane papa arakubwira icyo agushakira. Ko no kuri kw'Imana mubana n'ubusaza bw'ubu bwa no kuri. Urimo gutuka papa ejo bundi yarabaye afande. Ngiye kuri kubona rubwo ukagira ngo ejo bundi papa nabona ngo wabaye general. Tugende tugireho twumva.
so wifata ngo ngubu tugeze iwanyu bakawufasha Nese wareka nkagufataho ntabwo nari kuri wanje. tugeze iwanyu bagasanga uje ku rutugu Yavuga iki se noneho bahita bagira ngo umwenda no. ngo siko yakujengereje ari he umujinya uri kuzwa No. umukobwa inge cyane rwose bitabye abashaka wowe wigize umukinnyi kuva twaza agatebe twicara tubiganire tuganira ibiki no kubonera umukobwa inda indanye cyako ndi kukubwira inda zo mu ishyamba se cyangwa izo mu makote yawe usaza bw'iki gihe zana intebe tubiganire reka kunesha umutwe se kanzizane umbwire neza ukuntu nera umukobwa indashaka kanzizane tubonane we siko mbona aka gasaza kigize kongo gusa kakava mu nzara ubona kashari ukagira ngo kariye imizi y'icyaha ngaho muze mwicare sha muze mwicare mumbwire ibyayo mada yayo Wewe wicare kuri kano gato kuri kano gato ariko kusomuze kuri icara nawe hariya sha hari ubundi mumbwire ibyayo mada yayo ngaho ni mumbwire ibyanyu sha kusomuze kuri kunera ubwo ukagira ngo school feeding najyaga kwishuri no windira school feeding naganje wayikushire ndesco ubundi school feeding nida bihuriye he bana muteye inda ni ikibazo ukimara kumenya ko wanariye umukobwa ndafashe izihe ngamba yego rwose ahubwo ibyo ngibyo birashaka nyimenya ko umukobwa wanamuteye inda naravuze ati nabyara umukobwa nzaguha 500,000 nabyara umuhungu mukubire 2 nabyara imanga mukubire 4 none se mugabo iyo nda nugira umwaka ikavamo bizagenda bite inda nivamo yego so ufite igikoresho yego hari ikibazo gifite nta na kimwe n'ubutaragana n'umugesi uha uzamutera inda Ndi koko. indinyi No. rero ni diro ku kabyigo nyine